Twongeye kubaha ikaze abakurikiranye Impamo Media. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yizewe afite inkuru y'ingenzi yagufasha mu buzima nk'inama wajya ugenderaho kugira ngo ube wabasha kubana n'abandi neza mu buzima bwa buri munsi. Mbere y'uko dutangira n'inkuru yacu, twakwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro tubagezaho buri munsi. Reka dutangire n'inkuru yacu uyu munsi twabateguriye. Inkuru ishingiye ku nkwavu n'ipusi muzi zabayeho mu biremwa tuzi hano kuri uno mubumbe wacu. Nk'uko mubizi, ipusi, urukwavu ni inyamaswa zitagifite umubano mwiza, kubera ko urukwavu iyo rubonye ipusi rurihisha, kandi iyo ipusi ibonye urukwavu irarurya. Ariko siko byahoze mu bihe bya mbere. Iki nicyo gihe ngo umenye uko byahoze, umubano byari bifitanye mbere y'uko bitangira kuba inyamaswa imwe yahiga iyindi. Urukwavu rukihisha iyo rubonye ipusi, ipusi yabona urukwavu ikarurya. Umubano utari mwiza ahantu watangiye ubwo ipusi n'urukwavu byapangaga guhinga umurima. Icyo gihe urukwavu n'ipusi byapanze guhinga umurima w'amashu, karoti na sereri. Ariko uwo murima ntago ari karoti, pavuro n'amashu na sereri byonyine byari birimo, hari harimo na voka. Umusaruro waje kwera, pavuro zirera, karoti zirera n'amashu arera. Mu gihe cyo gusarura, ipusi ntiyaje kumenya uko byagenze, yasanze urukwavu rwagiye muri karoti n'amashu rubyiraramo rurabirya, ibindi rubiha abavandimwe barwo. Ipusi nayo yahise irakara, iragenda ihanura voka zose zari ziri mu giti, irazitara, birangira iziriye zonyine irazimara. Imaze kuzimara, urukwavu narwo ruratangira ruti, ese ko twahinganye voka ukaba waraziriye wenyine? Ipusi iravuga iti, ese kubera icyo mbaza ngo nariye voka njyenyine, kandi weho amashu na karoti nawe warabyiririye wowe n'abavandimwe bawe? Ipusi iravuga iti, nanjye nabonye nta kindi cyo gukora pfa gufata voka mbarizo ndya zonyine, kuko ibindi byari bitagihari. Urukwavu ruhita ruvuga ngo, ese kubera iki amavoka yose wagiye ukayamanura ntunsigiremo na dukeya? Ipusi iravuga ngo, nanjye ntago namenya aho amashu na karoti byose byashiriye. Urukwavu ruravuga ruti, ariko njyewe nagusigiye ishu rimwe na karoti 8. Ipusi ihita irakara, iravuga iti, ese urumva karoti 8 n'ishu rimwe nabijyana ku isoko gute kugira ngo nanjye nguremo inyama z'ibyo mbasha kurya? Ipusi guhera ubwo ihita irakara, itangira kurwana n'urukwavu, bizamo kuba yaruruma umurizo. Umurizo w'urukwavu uhita ucika, ubu icya kabiri nka kuriya tuba tubona umurizo w'urukwavu ari mutoya. Ari naho urukwavu rwakurijemo kujya rubyara abana bafite umurizo mutoya. Bihera aho ngaho urukwavu n'ipusi bitangira kwangana, kugeza ubwo urukwavu rubonye ipusi rukihisha, ipusi yabona urukwavu mbere ikarurya.
Rero inama y'uyu munsi nakwifuriza buri muntu ni ukuba yabana na mugenzi we neza, ku buryo ibyo bumvikanye babikurikije neza ntibizemo amakimbirane, bituma bakuraho icyabatera urwango cyose, bakajya babana mu buzima bwiza bumeze nka paradizo, kuko n'ino pusi n'urukwavu hatarazamo kubeshyanya kwabyo, byose byabanaga neza. Rero buri muntu wese agomba kujya yubahiriza isezerano yagiranye na mugenzi we, kugira ngo hatazazamo urwango hagati yanyu, bikaba byatuma hazamo gushwanashwana bitari ngombwa. Inkuru yacu y'umunsi ni aha tuyishoreje, mwari kumwe na David Remy, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni wa muhungu wanyu